Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 204 ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mana, dushyize hejuru kugira neza kwawe Data, dushyize hejuru ubuntu bwawe, dushyize hejuru imbabazi zawe zitarondoreka, dushyize hejuru urukundo rwawe rutarondoreka. Uwiteka uhabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu KRISTO dushimiye kugira neza kwawe. Mu izina rya Yesu KRISTO dushyize hejuru urukundo rwawe. Mu izina rya Yesu KRISTO Mwami Imana turasenga. Reka utubabarire gukiranirwa kwacu kose uko twagendeyemo. Reka utubabarire amagambo yose twavuze ataratunganye. Reka utubabarire ibitekerezo byose twagize bitarabigutunganiye. Mu izina rya Yesu KRISTO Mwami Imana turakwinzira cyane ngo ubane natwe. Turakwinze cyane ngo Uwiteka udukuremo gukiranirwa kose, ngo tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe. Reka Mwami Imana Mwuka wawe wera amanukire gufungura amatwi yacu, afungura imitima yacu, afungura amaso yacu, akore ku bwonko bwacu, akore ku bitekerezo byacu, akore ku mibiri yacu nyakubahwa Imana, kugira ngo twumve kandi twumve ijambo ryawe, kugira ngo twumve kandi duhindurwe n'ijambo ryawe, kugira ngo duhabwe imbaraga zo gushyira mu bikorwa byo twigishwa nawe. Urakoze Data wera, ushyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizera. Urakoze Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 10 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Haravuga ngo nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu. Niba harimo umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we. Natahaba, amahoro yanyu azabagarukira. Ibyo biri muri Luka ibice 10 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Abafite n'abadafite. Ni kenshi dukunda kuvuga ngo Imana iguhe umugisha, cyangwa tukavuga ngo ugire amahoro. Ibyo tubikorera ko twibwira ko kubivuga gusa bihagije kugira ngo ibyo twifurije abandi bibasohoreho. Nyamara siko bimeze nk'uko tuza kwibona uyu munsi. Yesu yabwiye abigishwa be ko inzu yose bazinjiramo bagomba kwifuriza amahoro, kandi ibyo biroroshye kubikora. Ariko ukimara kubivuga hari ibintu bibiri bibaho. Amahoro azakuvaho, hanyuma agenda ashaka umunyamahoro muri iyo nzu amugumeho. Aha rero niho hatangaje. Amahoro utanga ni ayawe si ay'Imana, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo iyo umuntu udafite amahoro ayifurije abandi, nta mahoro abageraho, cyangwa bikaba bibi maze guhangayika kwe akaba kubageraho. Ujye ubyibuka ko umuntu atanga icyo afite. Ikimenyimenyi turabisoma muri Byakozwe no mu bice 3 Byakozwe no mu bice 3:6 turavuga ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite. Ntabyo yamuhaye birumvikana, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu KRISTO w'i Nazareti haguruka ugende. Yamuhaye icyo afite, ntabwo yamuhaye icyo Yesu afite. Imana ishimwe cyane. Yamuhaye icyo afite, ntabwo yamuhaye icyo Yesu afite. Yesu uzi impamvu y'ibi ngibi. Ntabwo utegeka Imana guha umuntu amahoro cyangwa umugisha nk'uko utayitegeka kugira uyuvuma. Igihe cyose ugize ibyo wifuriza abandi, menya neza ko bigomba kuva mu butunzi bwawe bwite bwabyo. Niba utari umunyamugisha, ntabwo wawuhesha abandi. Petero yabwiye uwari umugaye ati icyo mfite ndakiguha. Ntabwo yavuze ngo icyo Imana ifite cyangwa icyo Yesu afite. Ese birabibona? Yamuhaye mu butunzi bwo gukiza indwara bwawe buri muri we. Ntabwo yamuhaye mu butunzi bwo gukiza indwara bwawe buri mu Mana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane rwose ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, bigendanye n'imbaraga zayo zikorera muri twe. Ntabwo ari zikorera mu Mana, ni imbaraga zayo zikorera muri twe. Ni ubutunzi bw'Imana ariko buri muri twebwe dutanga. Ujye witondera ibi. Isomo rya kabiri twigira hano ni uko abantu bagomba kuba bafite inzugi zakira ibyiza bahabwa. Iyi niyo mpamvu tubona ko amahoro yifurijwe buri wese muri iriya nzu, cyangwa yifurizwa buri wese mu nzu, ariko akajya ku munyamahoro gusa. Urumva iki kintu? Buri muntu yakwifuriza imigisha abandi, gusa abanyamugisha bonyine nibo bonyine bazaguhesha umugisha.
Ikindi kandi umugisha uza usanga umunyamugisha. Iyo uje ugasanga nta munyamugisha wisubirayo. Imana iturengere cyane. Iyi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abafite bazahabwa, ngo ariko abadafite bazakwa n'ibyo bibwiraga ko bari bafite. Imana iturengere cyane. Reka dusenge. Mana Data wa twese turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye umucyo wawe, tugushimiye amagambo yawe meza kandi atunganye. Turakwinginze ngo Data wera, muri twebwe mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu, mu ngeso zacu, mu migendere yacu, ibintu byose birimo nyakubahwa Imana bituza kwakira ibiguturukaho, bituza kwakira imigisha yawe, bituza kwakira amasezerano yawe. Turasenga ngo ibyo bintu bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ahari ibyo watugizeho byaraje birusanga turangaye birigendera. Ahari ibyo amagambo ibyo wadusezeranije byaraje bisanga turangaye birigendera. Ahari gusenga Mwami Imana twarasenze, ariko Mwami Imana ibisubizo bize bisanga Mwami Imana ntibyabura ahantu bifata birigendera. Mana utubabarire. Turakwinginze rero kugira ngo utunganye imitima yacu, utunganye ubwonko bwacu, utunganye imigendere yacu, utunganye ingeso zacu, utunganye imyitwarire yacu, bituma twakira Mwami Imana ibyo twasezeranijwe. Menye neza yuko hari abantu bari kwakira bikeya ugereranije n'ibyo babwiwe n'Imana. Menye neza yuko hari abantu bakiriye ibintu 20 barahawe 100. Menye neza ko abantu bakiriye 10 barahawe 200. Data, menye neza ko n'abakiriye 90 barahawe 100. Kubera iki? Hari ibyo tutakaza, hari ibyo tutazi kwakira, hari ibyo dufatana. Ijambo ryiratubwira ngo nuko dutunganye bikeya bisigaye ngo bitarangirika. Turasenze cyane Mwami Imana kugira ngo hari ibyatakaye bidashobora kuboneka akanya, ariko hari ibindi tugitegereje bigomba kuza bitaratugeraho. Dutunganye mu buryo tubyakira, dutunganye mu buryo Mwami Imana bitugeraho, dutunganye cyane mu buryo biza tukabibona tukabyakira, dutunganye mu buryo biza. Mana ndakwinginze ndaguhendahenda kubw'ubwoko bwawe twebwe, kugira ngo Mwami Imana ibintu byose, ikintu cyose turimo kituza kwakira ibyawe, ibyo wadusezeranije, gikurweho, kivanweho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera. Urakoze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turayisanga muri Matayo ibice 13 umurongo wa 11 kuza kwa 12. Aravuga ngo, arabasubiza ati mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Reka biri Matayo ibice 13 umurongo wa 11 kuza kwa 12. Imana igumije kwifatanya natwe, Imana igumije kumva ijambo ry'Imana. Witeka abane nawe, Mwami bw'Imana bukubaho uyu munsi. Umugisha w'Imana kubaho uyu munsi. Ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe bibeho uyu munsi. Mu izina rya Yesu ndakwingingira kandi ndaguhendahendera kugira ngo ukuboko kw'Imana ukone mu buzima bwawe uyu munsi. Ndaguhendahenda cyane kugira ngo iby'Imana yakuvuze bikusohoreho. Witeguye kumwumvira, witeguye gusoza ubushake bwe, witeguye kumva ijwi rye mu buzima bwawe bwose. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.